Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa, nkaba nkomeje kubashimira abakomeje kwiyandikisha, abakomeje gusangiza abandi izi video kugira ngo ukuri kubatura abantu. Shalom Bashem Adonai Elohi Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu holchim lilchot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana usumba byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Imana ikomeze ibane namwe. Uyu munsi tugiye kubona iki? Tugiye kureba impamvu Tshisekedi, benshi bita Gisekedi, impamvu yamenye umuceri. Ni ukubera iki Tshisekedi yamenye umuceri rero? Abantu b'Abanyarwanda bazi imvugo byanze bikunze barabibona bakibaza impamvu ibintu bimeze uko bimeze hagati y'u Rwanda na Kongo. Kuki rero Tshisekedi yamenye umuceri? Izi ni inkuru zimaze igihe zivugwa mu Rwanda ngo kanaka yamenye umuceri, kanaka yamenye umuceri. Buriya Imana ukuntu ikora, iyo ibintu bije bikavugwa cyane bikagerwaho, ujye ubyitondera. Hari ikintu biba bihatse. Ndaguha urugero, reka nsubire inyuma gatoya. Mu myaka za 90, mu 1990, intambara itera mu Rwanda, hari haradutse ko mu bana birirwaga bakora imbunda, barwana, bajya mu mashyamba, ngo bari gukina amafilime ngo ya za Rambo n'ibintu nk'ibyo, abantu barwana. Abana bose bagendana imbunda z'ibikinisho byasuraga intambara. Ariko akarusho nakahe? Muri icyo gihe hari ibintu byari byarateye twiyandikagaho. Hano urabona mfite ikintu bita, urabona te hano twabyandikagaho, twafataga imiyenzi tukayishyira ahantu tumaze gushwarambura n'ibuye, wakoreshaga ibuye ugashwarambura ukiyandikaho ngo uri type cyangwa se n'ibindi nk'ibyo, umuntu umwanditse w'amafilime. Hano rero umva ukuntu ibintu byaje kuba ikibazo. Turi muri primaire icyo gihe, intambara imeze igihe iteye, bahagurukije abantu bose bafite ibintu biyanditseho. Nanjye nari ngifite, baravuga bati abantu mwese mufite ibintu mwiyanditse ku mibiri, cyane cyane hano ku maboko, muhaguruke. Icyo gihe wenda kubera umuntu yaba akiri shy, ntabwo nahagurutse menya nacyo cyankijije, ndicara. Ariko nirebye nanjye nsanga nari ngifite cyari kibisi, ntabwo byari byarasibitse nk'uko nguko. Hano urabona ko wenda te gato yasibitseho, ari hejuru no hasi bidafatanye gato, wenda nahashwarambuye nabi. Ariko bivuze iki? Nuva muri ya myaka za 90, 91 intambara irimo ngo yari kiri kure, iri za Byumba, twe turi Kigali, bafataga abantu bishyize ibimenyetso ku maboko bavuga ngo ni inkotanyi, bakabafata wenda bakabagarura. Ariko urumva byari ibibazo. Ibyo rero umuntu yarabikize. Bikwereka ko niba abantu baragendanaga imbunda, bakagendana ibikinisho, basuraga intambara. Tugaruka rero kumena umuceri. Urabona hashize nk'imyaka 2, 3 abantu bavuga ngo kumena umuceri, kanaka yamenye umuceri, uko bwije nuko bukeye. Biriya bintu rero byasuraga biriya bintu byo kumena umuceri kwa Tshisekedi. Njye niko nakubwira kuko urabizi nimo nkurikira, umuntu akora ibintu akavuga ibintu bikaba nubwo atari umuhanuzi. Ikibazo nyamukuru Abanyarwanda twabaye twibaza uyu munsi ni ukubera iki Tshisekedi amennye umuceri. Uri umuntu w'umuhanga, umuntu ufite umutima, umuntu ufite ubwenge, hita wibaza kubera iki Tshisekedi kumwita amennye umuceri. Hari ikintu yabonye nawe yifuza ko igihugu cye cyageraho. Reka tuze tubyinjiremo rero. Ariko tutarabyinjiramo, reka ngucire ku mwanya ndebe impamvu zihuse. Hari iterambere, ishyari ry'iterambere bavuga, yabonye ko u Rwanda, itekerezo u Rwanda rurakuvanaho rugakira, wowe ugasigara uri umukene kandi ufite ibyo wakuvanaho. Hari na kwa kwiyemera ko abazayirwa, abakongomani, uzi ko nabo bagomba kugira ibyubahiro, bagomba bari hejuru. Ibyo nabyo ni ibintu mbona nabyo bishobora kuba biri mu bintu byabiteye. Ariko maze kubona ko ibyiza ni ukwandika ibintu hasi, tugakoresha ijambo, tukareba noneho impamvu ya nyayo yabiteye. Reka tubyinjiremo turebe impamvu Tshisekedi yamenye umuceri. Kuki Tshisekedi yamenye umuceri akemera kumena umuceri? Icyo ni ikibazo nanjye nibaza, nawe kibaze. Aho kugira ngo utukane, ujye ngo mu gutukana, utukane n'abarundi, utukane n'abakongomani, utukane n'ibiki byose, ibaza icyo kibazo
kuki uyu munsi, kuki Tshisekedi amenya umuceri. Uribuka ya video nakweretse mubwira ko uriya muntu bavuga ngo umwami wo muri Katari ari umugambanyi wa hatari. Ureba impamvu uko byagenze, bari abantu Tshisekedi yagiye ahura nabo nibo bagiye bamuha amakuru, baramukangura bamwereka ko nawe ashobora kuba king, ashobora kuba umwami uganje, kandi uzikunda abakongomani bakunda ibyubahiro. Aravuga ati bino bintu birashoboka. Ese haba hari umugambi w'Imana ubiri inyuma Kongo ikabohoka no mu buryo bw'umwuka? Wibuke njya nkunda kubwira ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri, wabyanga wabyemera ni uri mushya kuri no channel usubire mu birebe. Hari ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri bwanditse mu gitabo cya Ezekiel, atari iby'abazungu batubwiye. Ubundi ubwoko nyabwo bw'Imana bari abirabura. Ari nayo mpamvu muri bihugu byacu biri gukocorana kugira ngo abazungu bayobye uburari, hato abanyafrika batazamenya bariho. Ubwo buhanuzi bw'inkoni ebyiri rero buteye gute? Ugomba kumenya ko bari abirabura bari muri Amerika ari ubwoko bwa Yuda, n'ubundi bwoko 10 bavuga bwabuze bwaburiye muri Afrika, buri aho ngaho mu banyafrika, cyane cyane hari mu biyaga bigari, za Rwandiyo, Kongo, Uganda, za Burundi, za Tanzania, za Kenya. Hari ahantu muri kariya karere wibuke ko Imana ivuga mu ijambo ryayo ko icyo gihugu kisaba gikungahaye ku mabuye y'agaciro, gikize cyane. Akaba ariyo mpamvu ubona Kongo bayibasira cyane kuva kera na kare. Ejo agaciyemo ntaribagirwa, nizihe muwe wabona wakumva Ububiligi bufitiye Kongo? Nuko Ububiligi nabwo bushinjwa yuko bwisheho miliyoni 10, uriya mwami wabo yisheyo miliyoni 10 kugira ngo afate Kongo ayigiriye. Niyo mpamvu rero kugira ngo basibe ibyo bakoze kera bagomba kugira igitambo buri muntu wese uri mu nzira ya Kongo. Ariko ubwo buhanuzi bw'inkoni ebyiri, Kongo niryo pfundo ry'ubwoko 10 buri muri Afrika bugomba kubohoka ari uko Kongo ibohotse. Nuvuga ngo ibyo uvuga byose, ibyo urwana nabyo byose, wabyanga wabyemera, ntabwo ushobora guhinyuza ubuhanuzi bw'Imana nk'uko bwanditse. So mu gitabo cya Ezekiel 37 27 izo chapitre zose, cyangwa ushaka usome Ezekiel yose wumve noneho ubihuze na Afrika, ureke ibyo abazungu bakubeshye, urebe ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri icyo bugamije. Bugomba kubohora ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika, bari abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Nicyo kiri kujya mbere, nibyo biri kuba. Niyo mpamvu n'abazungu bose babisimbukiyeho kugira ngo bayobye uburari. Dukomeze rero, ni gute u Rwanda rwabyukije Kongo? Ese ni ishyari ryiza cyangwa se ni ishyari ribi? Kubera iterambere ry'u Rwanda kandi bavomayo, nari namaze kubikubwira binyuze bari kweka tubyinjiremo. Urabona Kongo kubikungahaye kuriya ikaba ikennye uko ikennye, ni agahinda n'ikibazo mu bantu batekereza. Urabona rero u Rwanda rwagize ibibazo bya jenoside yakorewe Abatutsi, nkuko mara bivuga muri cya gitabo nabyanditsemo 94, barahunga. Biriya bintu ariyo mpamvu byita Bibiliya, ukuntu miliyoni hafi 4 zahungiye muri Kongo, nta handi hantu byigeze biba usibye muri Bibiliya gusa. Ibyo bintu rero ndabyo ugomba gutekereza ko ni Bibiliya. Tuzi ko Bibiliya yanditse, ariko se imaze kwandikwa byanze bikunze ibyo Bibiliya yanditse bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ni ibiki biba tutareba? Ibintu byabaye mu Rwanda, iriya jenoside yakorewe Abatutsi iba, ririya ryari ijuru ryagejeje mu Rwanda, nk'uko mpora bivuga muri kiriya gitabo nanditse, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi. Gute? Bishe miliyoni irenga, barahunga bose, bava mu gihugu bajya mu kindi muri Kongo. Nta handi hantu na hamwe wagize wumva miliyoni hafi 4, usibye na muri Syria numvise naho ngo byakoza kuvuye bakava vuba, ariko ukuntu mu Rwanda bahunze bakajya mu gihugu kimwe muri Kongo, akaba ariho hari ibibazo nanone nk'uko tubisoma muri Bibiliya uko byagendaga iyo ubwoko bumwe bwavanwaga mu gihugu hakazamo ubundi. Ni Bibiliya neza uko yagenze mu Rwanda na Kongo, na n'ubu bikigeretse, bikaba bije gusoza bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Uvuga rero ngo Kongo imaze gukanguka, yabonye ko nayo ifite ubutunzi, nayo igomba kugira ijambo, ariho hazava kwa kwibohora, kuko bazabyuka bagakanguka. Kuko ni ukuvuga ngo nushyira u Rwanda hasi ukazamura Kongo, bivuze ko abaturage b'Abakongomani
n'ukuntu bateye, n'ukuntu bameze, n'ukuntu bambaza Imana. Burya abantu bambaza Imana muri no si ngiye naragenze ibihugu byinshi cyane, ariko nta muntu nawe wambaza Imana nk'umukongomani. Niba wumva ubicalenjinga ngaho challenging umbwire. Nzi neza ko nta handi hamwe nabona ku isi abantu bambaza Imana nk'abakongomani. Bivuze iki rero? Bivuze ko byanze bikunze bigomba gushyira ku iherezo ry'uko Kongo igomba kubohoka, wabyanga wabyemera nko kumara bikubwira ko n'ubuhanuzi. Tubisanga rero Imigani 29:18, reka turebe ahatari vision abantu barapfa. Iyo abantu badafite ubwenge nyine Imana irakubwira nawe ati n'ubu ubwenge nanjye nzaguta. Iyo hano hatari vision abantu barapfa. Iterambere ry'u Rwanda ryabaye nk'ikirahure Kongo yireberamo. Kongo ireba u Rwanda ikavuga ni indorerwamo yireberamo ikavuga ati iri terambere ngiye narigeraho gute. Nuko rero Kisekedi yagiye yegera bariya abo bose bari mu buyobozi mu Rwanda, bagenda bamuha amakuru. Video nashize ubushize warayirebye, nibo bamukanguye. Mbere yari umuntu uraho uryamye utaza ibintu biva naho bijya, yumva ko nyine ari mwana rikolo yibere perezida gusa ari byo bihagije. Urabyumva? Bigatuma nabo batangira gushakisha iterambere. Nicyo cyatumye batangira gushakisha iterambere, kuko barebera muri cya kirahure ari cyo Rwanda. Aka ka Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, niko bavuga, yatuyobora ite? How dare you? A small country, such a small country nk'u Rwanda, akahugu gato nk'u Rwanda, katuyobora gute? Katom Medina yatuyobora ite? Agahugu gato nk'u Rwanda katuyobora gute? Urabyumva? Niko babibaza, ariko ntabwo babona imbaraga ziba ziri inyuma nyine n'ibyabakina kandi n'uruhererekane rurerure, ariko buriya bamaze gukanguka nabo. Reka turebe. Nge nizera ko akarere k'ibiyaga bigari kazagira uruhare rukomeye mu ibohoka rya Afurika. Urabona byaterewe mu Rwanda, u Rwanda rukanguka rukazamuka rukereka abantu bose ko ibintu bishoboka, nko guha amasaha 24 abazungu. Biriya bihugu byo muri za Frasefa ntabwo byumvaga ko ari ibintu bishoboka, ariko babaze kubona ko bishoboka niko batangira bo gukanguka. Urumva ko ibiba mu gihugu kimwe bituma ikindi gihugu gikanguka. U Rwanda rero rwabaye imbarutso yuko ibihugu bya Afurika byakangutse, za Kongo zakangutse, nubwo hari ibibazo by'intambara nyine n'ubukungu n'intambara n'ibyo byose, ariko intandaro yose yabaye u Rwanda kugira ngo ibindi bihugu nabyo bikanguke, ariko kwa kundi bwa bwoko icumi ryari muri Afurika buzakanguka. Iterambere ry'u Rwanda rero byari ngombwa kugira ngo Kongo ikanguke. Urabona? Hano niho ntinyira Imana. Reka mbigarukeho. Kera ntarabona agakiza, ntarakizwa, napingaga abarokore bikomeye cyane. Wagira ngo ni nka Paul umwe bavuga muri Bibiliya. Wabonaga abarokore kumwe bagatitira cyangwa se abakore bahimbaza bakaramya, tukabaseka. Nari mu bantu babasekaga cyane cyane, kugeza umunsi ubwo ijwi ry'Imana ryanjeho gatatu ahantu hamwe inshuro 3 igihe kimwe. Noneho Imana irambwira ngo genda usome Bibiliya, ugure Bibiliya uyisome. Naguze Bibiliya ndayisoma kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe, ubu ndi kuyisoma inshuro ya 4 kose. Niyo mpamvu rero uramutse uzi Bibiliya, uri umunyarwanda, umurundi, umukongomani, uzi Bibiliya neza, warayisomye, koresheje umwuka wera, atari byumvanye abapasiteri, atari byumvishe mu nsengero, ukavuga uti ngiye mfashe uyu mwaka umwe ndawufashe ngiye gusoma Bibiliya koko byenyewe kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe, ubona ukuri. Ndibaza ko warasomye Bibiliya waba usobanukiwe neza ibiri kubera mu karere kacu n'icyo bihatse, kuko ntabwo waba uri guterana amagambo utukana nk'uko mbona abantu babikora. Bihita bigaragaza ko abantu bari out of touch y'Imana. Abantu bari out of touch y'Imana. Urebye ibyo bandika uko batukana, baramutse bazi ijambo ry'Imana ntibabikora, kuko abazungu baraje bazana ayo madini ya Satani. Nayo nubwo njya mbivugaho na wenda nzabikora iki kintu nkubwiye ukuntu amadini yose bazanye amadini ya Satani, cyane cyane idini basenga ibishushanyo. Imana irakubwira ngo wisenge ibishushanyo, wowe ukaza kuvuga ati ngende umuhanga wo gusenga ibishushanyo. Ibintu biranze iteka buri gihe.
kubera ko twagiriwe ubuntu tubona agakiza. Niyo mpamvu nkubwira nawe ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 50, 70, 80, yewe se n'ijana, wari wafata umwaka umwe ngo ushake mu maso y'Imana ikwiyereke, noneho uve muri ibyo bintu byo gutukana, uve ibuzimu uzira umuntu. Nturuzingiye, tugaruke rero inyuma, karagaciye nkubwira ukuntu nanjye napigaga abarokore cyane, ariko uramutse uzi Imana, nkuko urabona ko Imana yakoresheje iterambere ry'u Rwanda. Wumva ko Imana ari umuhanga ukomeye, yafashe u Rwanda iraruzamura mu buryo rwose rwazamutsemo, noneho bibe icyitegererezo cy'ayo mashyanga yose, cyane cyane za Kongo, kugira ngo nazo zizazamuke. Urumva ko Imana ikora. Imana ishobora guteza ikibazo hano kugira ngo kibe igisubizo hano. Niko Imana ikora. Imana ni umuhanga uhebuje, uyizi ahubwo uratitira. Uramutse uzi ibibi ukaba uzi ijambo ry'Imana rya nyaryo ry'umwimerere, ariyo mpamvu iyicaro yitwa ijambo ry'umwimerere. Ongera wiyandikisha, ahubwo niba ugeze aha ngaho ukireba, kandaho ugire like, wiyandikishe, muze uku kuri tugusakaze hirya no hino, kuzabature abantu b'Abanyafurika noneho bose bagira urugwiro n'umubano. Turebe rero, nk'uko ingendo y'Abisirayeli yigize kubaho ikagira ingaruka nziza mu bihugu byo muri Bibiliya, iterambere ry'u Rwanda naryo byari ngombwa kugira ngo akarere kose kabone ko bishoboka twagigobotora abazungu. Buriya Imana yakoresheje u Rwanda nk'agahugu gato, urumva bavuga ngo ni agahugu gato, ni gato nyine, ariko keretse abantu ko abazungu ushobora kubahangara niba waba ufite imbaraga zingana gute. Niyo mpamvu rero burya buri muntu wese azira igihe Imana ifite igiye kumukoresha. Niyo mpamvu twashaka ijambo ry'Imana, aho kugira ngo twirirwe abantu dutukana, ugashaka Imana ukibaza kuki uyu muntu yaje, kuki byagenze we, kuko nta buyobozi na bumwe bujyaho Imana itabyemeye. Imana irabyemera bikaba bitewe n'ibyo mushaka, cyangwa se nuko mwitwaye, nuko mumeze. Ibyo mufite igihe mubifitiye biba bikwiriye muri icyo gihe kandi gikwiye. Niyo mpamvu rero nta gutaka kubera ingaruka z'ibyo wakoze. Utaragize ibibazo cyangwa ngo ugire uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi nk'urugero mu 1994, ndibaza nta kintu waba uri gutaka. Utaragize uruhare mu miyoborere mibi cyangwa andi manyanga yose, ndibaza nta kintu waba uri gutaka. Utaragize uruhare mu ntambara izo arizo zose cyangwa se mu bindi bibazo byose, ndibaza nta kintu waba uri gutaka. Utaka kubera ko ni ingaruka z'ibyo uba waragiyemo ziba zikugarukaho. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Niba utabizi uzabishakisha ubisome, niko bimeze, ni umweru n'umukara, nta hantu wabicikira, niko kuri. Turebe rero, Kongo izigobotora ubukoloni bw'abazungu burundu. Kongo buriya ni nka ya ntare bavuga ngo ishaje, cyangwa se intare yiryamiye ariko iryamanye ingufu, ibyutse ibyukana ubukana bukomeye cyane. Abakongomani nibamara kumenya neza ko ikibazo cyabo atari abandi banyafurika, ahubwo nk'uko babimenye bitezwa n'abazungu, no bakoresha abandi banyafurika bakabazaho bakabateza ibibazo, bagakubitiraho kuramya kwabo, bagakira, ndibaza Kongo izayobora isi yose. Kuko tuhora twibaza impamvu ikize, ariko bakavuga ngo irakennye, ngo ni ikeneye ku isi yose. Urumva nibyo bintu bashyize mu bantu, berekana ko Kongo nyine nta kigenda, ariyo kamere ariko imeze, ariko izabyuka ibyutse kandi izipakurura ubukoloni bw'abazungu. Abantu batangarira bavuga ati dore niyo bitangaza Imana igiye gukora, abantu bose bagatangara. Wibuke ko Imana ivuga ngo icyo gihugu kizaba gikungahaye ku mabuye y'agaciro, gikize muri byose. Mwere ikindi gihugu kikize nka Kongo ku isi batabikikora. Urumva bagerageza no kubipfobya ko Kongo ishobora kuba ifite ubutunzi, ariko mbwira ikindi gihugu gifite ubutunzi bwa Kongo, kimbwire cyane ko numva icyo aricyo. Gusenga dusaba ubwenge n'ubumwe nibyo bizatuma abayobozi ba Afurika batekereza byose bahindura imyumvire. Aho gusenga musaba amamodoka, musaba amazu, mujye musenga muvuga muti Mana, reka abayobozi bacu bakumenye, reka bamenye ijambo ryawe. Niyo mpamvu umuyobozi uwo ari wese
utagendera ku ijambo ry'Imana, kuko niwo musingi w'ibintu byose. Umuyobozi uwo ari we wese utagendera ku ijambo ry'Imana, ibintu bitubakiye ku ijambo ry'Imana byose biba byubakiye ku musenyi, birasenyuka nyine. Ni ihame, niko bimeze. Utabizi wasoma Bibiliya ukumva uko byagiye bigenda ku bami, cyane cyane urugero nkunda gutanga ni abami bagiye baza bakavaho bakagenda, hakaza abandi bakavaho bakagenda, bamwe bagakora neza abandi bagakora nabi. Abakoraga nabi urabizi ko byagenze. Ahab azize umuzabibu Naboti akamubwira ngo namuhe uwo murima wari n'umuzabibu. Naboti akavuga ati no, sinawuguha ko ni gakondo yanjye. Akamwivuna, akamwica, akamumenera amaraso ye. Imana yaramubwiye iti aho amaraso ya Naboti amenetse, aho imbwa ziyarigatiye niho zizarigatira n'ayawe. Bwarakeye biraba, kuko ijambo ry'Imana riratinda ariko ntirihera. Ariyo mpamvu uvuga ni rero gusenga dusaba ko abayobozi bacu bamenya Imana. Nk'ubu ngubu muri ibi bihe icyatuza umwuka mubi hagati y'u Burundi, u Rwanda na Kongo, nuko abantu bose bahindukirira Imana bakavuga ati Imana, nemeye ko ufite imbaraga nkeya, nta gakiza kawe, ndakijijwe, umpa imbaraga zo kuza mu ijambo ryawe, nemere unyobore, kuko ubwanjye ntabwo nakwiyobora. Nicyo cyonyine kizabatura Abanyafurika, Abakongomani, Abarundi, Abanyarwanda n'abandi Banyafurika bose muri rusange. Kumenya Imana rero niryo banga abazungu badashaka kumenya. Nzi neza ko nuramuka urimenye, ukuri uzamenyamo uzakubatura. Tubisangaye muri Yakobo 1:5, niba hari ubwenge nasaba Imana, kuko udafite ubwenge abantu bose ibitekerezo baba bakubwira byose urareba n'igihe. Bakubwira igisubizo muri iki gihe wenda ukabona ko ari cyo, bikagenda bizamuka, ariko byagera hehe ku bushorishori ugasanga byose ni ubusa gusa. Nk'uko mubwiriza abitubwira, ibintu byose by'isi ni ubusa. Byakumarira iki gutunga ukagira ubutunzi bw'isi yose ariko ukabura ubugingo bwawe? Ijambo ry'Imana rirakomeye, nubwo abantu barikinisha, ariko waramaze kuryumva ukarigenderaho, usaba Imana uvuga ati Imana, jyumpa ngendere ku ijambo ryawe uko mbyutse, uko bwije n'uko bukeye. Gushaka ubuyobozi bukiranuka bwita ku mutungo wa rubanda, niyo kintu tugomba gusaba Imana, tukamera nkaho turi hamwe, nta mashyari, nta matiku, iby'amoko bikajya hasi. Noneho twese tugashaka ubuyobozi bukangurira abaturage Imana. Niyo mpamvu navuze nti tugize nk'Imana, abaturage bose bakaba bazi Imana, bazi ijambo ry'Imana, bararisomye gusa, atari ibyo bumva mu nsengero. Bumvira aha bigahitira hano, bagasoma ijambo ku bwabo. Wa mwaka nakubwiye, kwa kwezi nakubwiye, nzi neza ko twahita tubohoka twese. Tubirebe mu Migani 11:14, aho Imana itari abantu baragwa. Abantu bashobora kuba bibeshya ngo barasenga, ngo bajya mu nsengero, ngo bararamya. No, ushaka mu maso h'Imana. Ubushize narabikubwiye, nakubwiye ukuntu byagenze. Israheli Imana imaze kwiteza abanyamahanga bavantara ngo bayihane. Abafilisitiya bazamukaga bakangiza imyaka yabo imaze kwera. Uribaza, ufite imirima ireze, ugiye gusarura, hakaza amashyanga agahita abishyira hasi byose. Nibyo bintu Abafilisitiya bakoraga Abisiraheli, kubera ko Abisiraheli bateye umugongo Imana, Imana yibatera umugongo. Bivuze iki rero? Bakoze iki kugira ngo Imana yongere byibuze kubagarukira? Biyiriza ubusa, baratakamba, bararira, barasenga, bashaka mu maso h'Imana, bisiga umukungugu, bambara ibigunira. Narabikubwiye muri video y'ubushize. Batakamba by'ukuri koko, baririza. Tekereza igihugu cyose kiramutse kiyirije. No kuvuga video nzakora ejo izazaho izakwereka aho uri. Muva nimba uri mu Rwango nk'umunyafurika, uzaze urebe ahantu uhagaze, urebe ni etape zirenze nka 15, kuva ku Rwango, Umunabi, ubwoba, uri ku bwibone,
uvuga niba uri kuri izo etape 5 uzajya kugera ku busabane n'Imana, urukundo, ubusabane n'Imana gute? Benshi bashobora kuba bibereye mu kimwaro n'ubwoba, ishyari, amatiku n'ubwibone. Abantu bose naho ngaho mbabona ngewe nkurikije ibyo mbona byandikwa kuri za internet. Burya neza gutekereza umunsi umwe Imana uko ikomeye, iri terambere ryaje kera za 90 mbere yaho, za 80 twari tukiri bato twamenye neza ko twari duciye akenge gatoya, za 90 zitangira 91 92 twari tumaze guca akenge, bimaze kugira mu myaka 10 15 ukuze tangiye guca akenge nyine. Ubona abantu ubu bari babayeho icyo gihe wabigereranya n'uyu munsi. Uyu munsi iterambere, umuntu yihisha inyuma ya computer akandika ibimurimo, akandika uwo ari we, akandika ibintu bimurimo. Noneho iyo yanditse ibimurimo niko uwo muntu ateye, niyo kamere ye, niho ubibonera. Ariyo mpamvu uvuga ni abantu cyane cyane Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, abo mbona batukana, abo mbona batukana n'izo mbuga ahubwo njye ntazijyaho kubera ko iyo mfunguye ukabona abantu bari gutukana, uhita wibaza ati man, why this? Kubera iki ibi ngibi? Why? Kubera iki? Kuki umuntu, ikiremwa muntu waremye gituma umunsi wose kiri muri ibi bintu byo gutukana? Ndabireba ngiye ngaseka, bikansitsa, bikantangaza gusa. Ariyo mpamvu video nzakora ejo uzaza uzayirebe, uzarebe ahantu hagaze, nzerekana aho abantu bahagaze, kuva yaba ari ikimwaro, abibereye mu kimwaro, kubwoba, amashyari, amatiku, ubwibone. Noneho urebe nimba abantu babarizwa aho ngaho. Izo ni stages enye eshanu, intambwe nk'eshanu, kuva ku ntambwe ya mbere akaba yatse kane ya gatanu niho benshi bahagarariye, kandi tugera ku ntambwe wenda nka 10 na kangahe na kane gutyo. Umbwira ukuntu uwo muntu umuzungu atazamubwira ngo ajye kwica mugenzi we amwica. Niko abazungu babitekereza. Abazungu barabizi nyine, bazi ko imitekerereze yacu bakoreye abirabura iyo za bwonko bakibereye mu ishyari, ikimwaro, ubwoba, amatiku, ubwibone. Noneho bakaba ariho bahera bavuga ati ica mugenzi wawe ukamwica. Ariyo mpamvu rero nishimira iteka ko Imana dushoboje kugira ngo tujye dusangiza namwe, tubasangize bike dufite. Uzana ibyawe, nanjye nzana ibyanjye, n'undi azana ibye, noneho duhuze ni twikorera iyoza bwonko rindi dukoresheje ijambo ry'Imana. Koresha ijambo ry'Imana, wikorera iyoza bwonko maze ubatuke. Fata ijambo ry'Imana urisoma ubwawe, atari umupasiteri ubikubwiye, atari undi muntu ubikubwiye, atari insengero. Fata umwaka, ndizera wenda intambara wenda zizaba zitari zatera cyane, cyangwa se wenda ntagenzi ufite uko kingana, ariko nakugira nk'inama yo kubikora mu mezi make menshi ashoboka, nka 3. Ushobora gusoma Bibiliya mu mezi 3 niba nta kintu ufite. Wikurirwa ubunga, wabuze akazi, icara hasi usome ijambo ry'Imana, uzajya kurirangiza ufite akazi. Niryo banga, reka bikubwire noneho mbigusubize. Ufite ubukene, ufite ikikubabaje, iyirize, ufate ijambo ry'Imana urisome. Numara kurisoma neza ukabura akazi, ukabura ubutunzi, uzanshake. Icyo gihe wenda uzaba risomye neza. Mu gusoza rero, kuki Tshisekedi yamenye umuceri? Niza mvugo ziba zihoraho ngo kanakamenye umuceri, bamenye umuceri. Birya bintu biba bisura ibintu bigiye kuba. Niyo mpamvu rero Tshisekedi yamenye umuceri, u Rwanda rwisanga ruri mu bibazo n'ibizazane. Tshisekedi yakomye imbarutso ni wa muceri. Birirwa baririmba ngo yamenye umuceri, ko nawe yabonye ko agomba kuba king, agomba kuba umwami uganje, agomba kuba umwami uganje nawe hari muri Kongo. Niko nawe yibwira, kandi nzi neza ko ibyo atekereza nawe wenda wasanga ari umwuka w'Imana ubimukoresha kugira ngo za nkone ebyiri nyine zizaze hamwe. N'ubuhanuzi bugomba gusoza. Buri wese tuvuga ngo mu Rwanda rwagizemo uruhare rwo kubereka ko iterambere rishoboka, ariko bigiye nabo kirageze ngo bigenze. Niyo message bari gutanga, akaba ariyo mpamvu bamenye umuceri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.